Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho datuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe ututsinda ikintu busabwa nukubonera kugihe kino kizame kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda, iyo umaze kuhakanda ikintu cyose kizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga bere gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko bari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 355 16 26 tugufashe kubona kode nziza, kuko iyo tumaze gushakira kode rwana imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Bikorwa gute? Utubwira ko ari ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka tukagufatira kode. Ukeneye kwiga uri kureba bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, kaduha amasaha ubonekaho ku munsi. Yageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 355 16 26. Ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane? Kino cyapa ise gisobanura iki mu nkomane? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta birango. Gisobanura iki mu nkomane? Hano ibisubizo bine baduhaye, retamo kimwe cy'ukuri. Araba ngo tanga inzira ku binyabiziga binini. Mbega ngo gabanya umuvuduko uhenzira abanyamaguru. Se ngo tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Mbega ngo tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Ese hano urabona iso kikuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuri bamaze kugitamo, ndiza ku iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso kikuri nta kindi ni se tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo bakikubajije ngo kino cyapa gisobanura iki, aho banyura bazengurutse utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe. Murabizi iyo tugeze hari abanyura bazengurutse twinjira mu ruhande rw'iburyo, ubwo utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe. Bakubaza kino cyapa gisobanura iki mu nkomane, ukavuga ko ritanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Bakikubaza gusa batashyizeho kondisiyo, bakavuga ngo iki cyapa gisobanura iki, ukavuga ngo gisobanura ngo tanga inzira. Ni ubwo buryo babibazamo ibibazo bitatu babaza kwa kino cyapa. Ndakeka ko wowe waramaze guhitamo se, ndakeka ko niburamuka bakikoresheje mu bundi buryo bigusobanuriye urahita ubikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ni ingenzi ko wajyaho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukakanda kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko bari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwaho imirimo irangira ku ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. N'ayahe mabara? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Aranga ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Mbega ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. Seka ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranya ikizame, iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo baba bashatse kuvuga ngo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo.
none hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisozo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni A, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Murabizi nk'iyo hari imirimo iri gukorwa kugira ngo bakwereke icyerekezo gitegetswe, bashyiraho biriya byapa bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Iyo bakubajije amabara rero agize biriya byapa uvuga ko ari ubururu n'umweru. Ubuso bw'ubururu, ikirango nacyo murabizi cyo kwa biriya byapa kiba gisa umweru. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufatire kode nziza, ugenda ukore rimwe uhita utsinda, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uduha amasaha ubonekaho ku munsi yageze turaboneka tukakwigisha. Uri mu mujyi wa Kigali turaza tukakwigisha iminsi 2 bihagije, wa gatatu ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Wariyigishije amategeko y'umuhanda, ukeneye umuntu uguhugura aho waba uri hose mu gihugu turaguhugura. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugenda mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buhe buryo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Arangwa ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. Mbega ngo ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Se ngo ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisozo cy'ukuri, B ikaba atari igisozo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisozo cya nyacyo. Ese kino cyapa giteye gute? Ndakeka ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndiza gusa cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, igisozo cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho ni mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo wavuze ishusho y'icyapa ni ukuvuga ngo ese icyo cyapa ni mpande eshatu, ese icyo cyapa ni uruziga, cyangwa icyo cyapa ni mpande enye. Kino cyapa rero gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ari aho akazamuko gashinze cyane, mbega ngo umuyaga w'intambike. Sega ngo uruhererekane rw'amakoni, mbega ngo umuhanda unyerera. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisozo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D, umuhanda unyerera. Murabona ko ino modoka iri mu birango iri kugenda iri kwandika 8, bivuze ko umuhanda igezemo uranyerera. Ndakeka ko wari umaze guhitamo D. Ndakeka ko waramutse kwandika ku gapapuro. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umugenzi ko hari icyago, bakabikubwira hakiri kare ko ugiye kugera ahantu hari umuhanda unyerera. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga berekeranye mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Ibinyabiziga bigiye mu butumwa byatonda umurongo urenze metero 500, babigabanyamo amatsinda. Ese iryo tsinda ryo riba rigomba kuba ritarengeje ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo utarengeje metero 50, mbega ngo utarengeje metero 100, sega ngo utarengeje metero 150, mbega ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisozo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iryo tsinda riba rigomba kuba ritarengeje ibipimo bingana na metero 50, utarengeje metero 50. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ariko ikintu narenzaho, biriya binyabiziga byo by'abasirikare berekeranyije mu nsisiro
ntibigabanywamo amatsinda. niba naramuka bikubajije uhita uhitamo ko ari ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. byo ntibigabanywamo amatsinda, nubwo byaba bitonze umurongo urenga metero 500 bigenda ku murongo umwe, ntabwo babigabanyamo amatsinda. ariko bino biba bigiye mu butumwa, iyo byatonda umurongo urenze metero 500 babigabanyamo amatsinda utonze umurongo utarengeje metero 50. ndakeka ko waramutse uhitamo A, ndakeka ko waramutse ukandika amapapuro utari wahisemo. ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. iyo bavuze ngo igihe ijuru rikeye ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere hakaba nta gicu kibudise kirimo, nibyo bita ngo igihe ijuru rikeye. nibura mu ntera yihe rero? araba nko metero 200, mbega nko metero 250, sega nko metero 300, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. ikibazo cya karindwi kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. zikuruwe n'ibihe binyabiziga? araba mu velomoteri, mbega ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, seka ngo igare, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. ariko kuri B niba bavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, nicyo kizaba ari igisubizo cya nyacyo. impamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo ni uko kuri B bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. ubwo niba ikigwa mu kizamura akora mu kanya bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uhita uhitamo icyo ngicyo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8. kirabaza ngo ni ikihe cyapa kinyemera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? tegereze neza mwa bino byapa. ese ni ikihe kikwemera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo? ese ni icyapa A2 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? ese ni icyapa A20 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara? itamo rero iso cya nyacyo. n'ubundi hano hasi nibyo bakubajije. ese ni icyapa B3 nakeka ko muri kukibona. ese ni icyapa A2 kino cyo hagati, cyangwa ni icyapa A20 kiriya gisoza? ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, icyapa B3. murabizi kino cyapa B3 kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. iyo ukibonye uba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere, niyo mpamvu hano duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizame uri bukore mu kanya urahita ugikora. murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. ubonye ikibazo cyerekeye ku byapa kiri kukugora, usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video nako gukoreye y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakunanira, kubera ko ukuntu ikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho mu kizame. bino bibazo byose biba biri mu iyo video. mara kuyireba rero nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakunanira. wabona ukeneye irindi somo ukaryandika muri comment ugakanda subscribe kugira ngo nindishyiraho uzahita uribonera ku gihe. ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. mu iyihe ntera? aravuga ngo metero 100, B ngo metero 75, C ngo metero 25, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? tegereze neza usubizanye
ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyo twamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni B muri metero 75. Ese waramuzwe guhitamo B? Ese waramuzwe kwandika ku papuro utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iyo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Ese rishyirwaho ku buhe buryo berekana ko icyo kinyabiziga kitakodeshejwe? Hano hari ibisubizo 4 urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Araho ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Mbega ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. Sega ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndiza ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Utari wayihisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba urose mu gihugu. Kwezi kwa 7, kwezi kwa 8, kwezi kwa 9 bamaze kubishyira muri systeme. Wakwaka kode y'igihe ushakiye tukanagufasha kwihugura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Murabizi gukora rimwe ni intego yacu ya nka Rwanda Driving College TV. Rero mutwandikire tubashakire kode nziza, ni kuri 0789 935 16 tubibafashemo. Tunakuze tuguhugure. Iyo ukeneye ko tuguhugura turaza tukaguhugura, twagusanga iwawe wadusanga aho dukorera tukabigufashamo, cyane cyane iyo uri mu mujyi wa Kigali. Rero mutwandikire muduhamagare kuri izo nimero 0789 935 16 tubashakire kode tunabafashe kwiga, nimugerwa muzakorera rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo za autobisi zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara 2 asa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Hashyirwaho ku buhe buryo? Arabanga amatara birashyirwa inyuma. Mbega ngo amatara birashyirwa imbere. Sega ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano hamwe igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hani iso cy'ukuri nta kindi ni C. Rimwe rishyirwa imbere kugira ngo abaturutse imbere baze kuyibona, ndetse n'indi gashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma yayo baze kuyibona. Kuko batubwiye ko ino autobus zigenewe gutwara abanyeshuri, ntibatubwiye abanyeshuri barimo ukuntu bangana. Birashoboka ko haba harimo n'icuki. Rero rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma kugira ngo yaba abaturutse imbere yaba abaturutse inyuma baze kuyibona bamenye ko bagomba kwitonda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese we turi gukosorana kino kizame, kino cyapa gifitiye ishusho, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara 2 ariyo umutuku n'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Arangwa isangano rifite ishusho ya T. Mbega ngo inzira idakomeza. Sega ngo aho batelefonera. Mbega ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Urabona ko ibyapa akunda kubibaza, ni ingenzi ko wajya kureba iriya video. Izo video zose mbabwira ngo mujye kuzireba kuri YouTube channel. Iyo zibuze uranyandikira cyangwa kwamamagara nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2 ku buntu. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare mu gihe hari amasomo muri kuri YouTube channel, kubera ko wenda haba hariho video nyinshi kugira ngo muzagerweho mukorere rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni B. Inzira idakomeza. Kino cyapa kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo B, inzira idakomeza. Ndakeka ko waramuzwe kwandika ku papuro
utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki? Igihe umuyobozi ubifitiye ububasha guha iki kimenyetso ugeze ku maferuje, hari ibinyabiziga biba biri kuyoborwa n'ibimenyetso bimurika biri gukoresha amatara atatu ariyo umuhondo, icyatsi n'umutuku, ugasanga rero ntabwo ari gukora, ariko ukasanga umuyobozi ubifitiye ububasha akaguha kino kimenyetso, uba ugomba kwitwara ute? Ugomba gukora iki? ari aho gukata ibumoso gusa, mbega gukata iburyo gusa ugakomeza imbere, sega ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, ndeka gukomeza imbere gusa. Ese hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndiza ku iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se, ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kubera ko hari ahantu haba hahuriye imihanda myinshi. Iyo aguhaye kiriya kimenyetso urahagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, hari abandi aba yemereye bari kugenda, ugahagarara rero ku murongo wo guhagarara umwanya muto mu gihe utegereje ko nawe aguha uburenganzira bwo gukomeza. Ndakeka ko uramaze guhitamo se, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa kivuga, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kino cyapa kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Arangwa iherezo ryo gutambuka mbere, mbega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, se ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Hari abantu bakunda kubyitiranya, kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye ni wowe utambuka mbere, kuko murabizi tugenda mu ruhande rw'iburyo. Iburyo hari mu mweru, abaza bagusanga bari mu mutuku. Abari mu mweru bemerewe kugenda, abari mu mutuku barabujijwe. Hari abantu bakunda kwitiranya rero ino B n'ino C, bakavuga se B na C bitandukaniye. Hari gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, ibinyabiziga biri guturuka imbere aho ujya nibyo bitambuka mbere. Hakaza rero na C ari nayo twahise bivuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, tugahitamo na C. Hakaza hano na se ivuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, ahaho ni wowe utambuka mbere, uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. Niyo mpamvu hano twihisemo se, kuko ni wowe uzatambuka mbere. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndakeka ko waramaze kwandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Ubonye ko bashaka kudepasa, ese ugomba kubahiriza iki? Ari aho kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, mbega ngo kongera umuvuduko, sega ngo guhagarara. D ikavuga ngo A na C nibyo bisubizo by'ukuri. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Hano iso cy'ukuri rero nta kindi ni A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda kugira ngo umuhe umwanya uhagije na kudepasa abatateza ibyago. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibi binyabiziga arangwa ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu, sega ngo ibinyabiziga ndakumirwa, ndeka ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano harimo cy'ukuri cyanya cyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se, ibinyabiziga ndakumirwa.
bino binyabiziga ndakumirwa nka za ambulance mubona ko ziba zifite itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndakeka ko waramaze kwandika ku papuro utari wahisemo, ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa, nikiramuka kije mu kizami murakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ukanda subscribe hasi, ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ukajya uhita ukibonera ku gihe. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara biratukura. Bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe n'ukuntu ibihe bimeze. Ni nk'igihe cy'imvura hari nk'ibihu, cyangwa se n'igihe cy'izuba hari nk'umucucu. Rero bigaragazwa n'amatara biratukura, ariko bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bipfa kuba bitarenza ibihe bipimo. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Araba ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda cyari gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Mbega ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Sega ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, na B uburebure bwabyo harimo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 nibyo bisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndiza ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota bari buguhi. Wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota bari buguhi. Kubera ko ikibazo kiba kirimo ibisubizo 2, uba ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko ibyo bisubizo byombi ari ibyo by'ukuri. Niyo mpamvu hano duhisemo D ivuga ko A na B ari byo bisubizo by'ukuri. Ndakeka ko waramaze guhitamo D. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa. Hano ibisubizo 4 baduhaye. Ara ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. Mbega ngo mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. Sega ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Nujya mu kizami urakora kubona mu bisubizo 4 baguhaye harimo icyerekeye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ibyo bikunda kuba ari ibisubizo by'ukuri. Ujye ukunda kubitamo mu gihe uri kubona nta yandi mahitamo ufite, bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo. Ibintu nk'ibyo byo kukubwira amabanga yo kugira uzajya mu kizami ukore rimwe uhita utsinda, n'ahandi wayasanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Rero kanda subscribe hasi, ujye ufata na zino video uzisharinge ku inshuti zawe ushaka kwiga kugira ngo nabo baze dukore rimwe duhite dutsinda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga. Mu yandi magambo, umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe adepashijwe n'ikindi kinyabiziga. Ari ngo gukomezanya umuvuduko wari ufite. Mbega ngo kujya iburyo, sega ngo kujya ibumoso, dega ngo kongera umuvuduko. Ese ugomba gukora iki mu gihe bakudepashije, mu gihe bakunyuzeho mu kinyarwanda cyiza? Ndakeka ko iso cy'uko amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri ni A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. Ukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko. Kujya iburyo waba ugiye kugwa muri za ruhurura, ugiye ibumoso wamusanze yo ugiye kumugonga. Kongera umuvuduko byatuma kunyuranaho bitinda kandi aba yafashe urundi ruhande rw'ibumoso,
bikaba byamuteza ibyago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite, cyangwa nujya mu kizamu ukabona hari aho bavuze ngo agomba kugabanya umuvuduko, nacyo uzagifitemo kiba ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'umunsi kirabaza ngo mu gihe cy'impanuka mu muhanda n'ubundi bushotoranyi ni iyihe nimero ya telefoni y'ubutabazi wahamagara? Mu gihe cy'impanuka mu muhanda cyangwa ubushotoranyi, ese niyo nimero ya telefoni y'ubutabazi uba wahamagara? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. A irabanga 911, B ngo 100, C ngo 112, D ngo 131. Hano urabona igisubizo cy'ukuri, hano urabona iso cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri umaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Nimero uba ugomba guhamagara nta yindi ni hano, iso cy'ukuri nta kindi ni C 112. Urabizi ni nimero ya polisi, ikindi ntiyishyurwa, mujye muhita muyihamagara mu gihe cy'impanuka cyangwa ubundi bushotoranyi mu muhanda. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode ukwezi kwa 7, ukwezi kwa 8, ukwezi kwa 9 biri muri systeme, tubwira itariki ushaka, akarere ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya, tunagufashe kwitegura neza, tuguha amasomo, tuguhereza imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bidagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa ukaba ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho tuguha link ukayikandaho tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, n'ubundi ni nk'aho tuba twicaranye. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Ukeneye ko tuguhura kuri computer, turahura tukaguhugura ukajya mu kizame nta kibazo cyerekeye kuri mudasobwa ufite. Ukeneye ko tuza tukakwigisha iminsi 2 bitewe n'uko wenda nta gihe uba ufite gihagije, turaza tukakureba tukakwigisha iminsi 2 bihagije, uwa gatatu ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.